Claude mbabarira do kujya hanze uri gutekereza ubyikura none se ntabwo nakwicara biretse bimanukanya akurwaye n'inzoka oya nese ubwo ntabwo wakwihanga nukuri kw'Imana n'ubu birashobora kumanuka ntabwo ndwaye inzoka mwakanga ryanze pastor nukuri kw'Imana ntabwo nakwihangana none si hano nta kantu k'akadobo mugiraga ku buryo yakifashisha mu gihe karahari ko kari hanze nusubira akadobo siko dusanzwe tujyamo ese ndi ukajyanye hanze tante nyine arakoza akakaba kashyize hanze ubwo ntabwo nsohoka ugiye kw'Imana ndapfuye none se ubwo biragenda gute rega nawe uri umuntu mukuru kandi ikibazo gihari urakizi nyine mu nsengero nese baragusengera n'ibyo bihagarara inkari zisubire oya mu nsengero njye hanze n'ikimfati nukuri kw'Imana nakwihangana igwa none pastor bitangiye kumanuka n'ukuri Claude nkuni aho ngaho mbabara wihangana cyangwa ushaka ukuntu bigenze ntabwo njye nabifuza ako biragoye nukuri kw'Imana mbo ntaco reka tuguherekeze hanze ikibazo zikiri mureka muherekeze agenda akora ibyo arakora yongera agaruke ubwo ntabwo nitsigano nanjye kitanyinjira na njyenyine tugende nta kibazo none se ubundi nitugenda nese ntabwo cyagishobora kumwinjirana muri tuwarete kikamusangamo cyangwa turaguma inyuma ya tuwarete mpaka mbo ntaho byo byakunda cyane ko mpari buriya ikibazo ntahari kiriya kintu wabonye kiri kuzenguruka mu kirere ahubwo wateza ikibazo n'uwo caba cagiyemo niwe wakumerera nabi ariko kiriya co nta bushobozi bwinshi gifite ku buryo cagira ico kigutwara ariko nanone ntibigomba gutera umuntu ubwoba kuko ari ibintu bimenyerewe ariko muhumure nta kibazo kuva mare ntaribe tugende nta kibazo tugende tugwerekeza nyine ujya imbere pastor koko pastor ari hafi pe wisa gutwaye pastor nyine ari hano dore ahantu ahagaze toilette ari hano ubwo se urumva nakora ibikomeye pastor ari hano none muri kumwe muri toilette ntabwo turi kumwe ko se biramutse bivuze Claude waretse imite tubibyara cyane pastor wambara akajyariye ndakwinginze nibaza ryara kigahita kizana imbere y'umuryango ntabwo nabikora nisanzuye waretse imite bivuga byumva neza nimba nuko bikomeye akagira nk'utujwi tuvuye ntese bitwaye ninde se utabikora pastor wambabare ndakwinginze ntabwo nakwisa shakora ibyo urakora tugende tuvanga nanjye ko nukuri kw'Imana urame genda ariko cyangwa nanone biteye isoni sinubeshye nanjye njye byamera isoni ukuntu noneho mu cyaro baryama kare mu saa 12 saa moya usanga abantu bose bafunze baryamye nge nkanjye wamenyereye kuryama nka saa 5 naburaga ikintu nkora yiryamye yisinziriye nicara icara siko ibyaho bikorwaga kare uzi ngo hatwe bigeraga nka saa 5 tukibona amatara uzi ngo iriyaho babonaga ari amatara kubaga ari ubwije cyane hari abari umwijima Yesu we abari umwijima uteye ubwoba
uzi ukuntu kubera ukuntu habaga hatujije uzi ko ushobora uri ku musozi umwe ukavugana n'umuntu uri ku wundi musozi hirya kandi mukavuga nk'abegeranye nta mazu garatangira iryo jwi ntaki mbese habaga nk'isagaye cyane ariko twareba akazuba kari mu bintu nkundaga mu buzima bwanjye kuriya kuntu kazuba kabaga kari kurenga abantu bari kuva mu mirimo abandi bari gutaha nyine bari kunyuranyuranamo uri kubona ahantu hari ubuzima hari muvumo biriya bintu ndabikundaga cyane mva rimwe nzakujyana noneho hari ubutayu banjyanyemo gusenga kabisa uba wumva ikirere cyiza mva murakoze pe nari ndushye byari byagoranye murakoze Imana bamugisha none se ubaye shanye fashiriza numvaga nyine bimbangamira ko ntabirenze byo kubwa ikizo ese tugende yemwe bakobwa shanzo yujuje pe ushobora kumbwira yuko birabinore gusa njyewe nta bushobozi mfite bwo kuzenguruka ngo ngende mu bantu ariko wowe uri umuntu ushobora kuzenguruka ahantu hose ukanshakira ari amaraso y'umwana w'isugi erega ndabyumva nanjye si uko byanga none se urabona biri bugende bituzi ko bari bunsohore mu nzu kubera uriya mugore nta zindi mbaraga agomba kubona zatuma ibintu byose mbigeraho ko numva ashaka keretse ngo yari amaraso y'uriya mwana nyine ikibazo gihari ko kugira ngo ubone nyine umukobwa w'isugi kuri iki gihe ni ibintu bigoye pe nawe ubwawe urabizi uretse wenda agahinja kakivuka hagati y'imyaka nk'irindwi 8 12 gutyo se aba ari ikintu yakakoze baba barabutaye kera ndakubwiza ukuri da baba barabutaye erega si we wa mbere umuntu untumye iyo diri imeze gutyo hari umuganga wanjye nawe yigeze ku bintu ko muntuma ariko nyine isugi ndayibura burundu nshakisha mu nagira mu kana k'imyaka 5 ngasanga byararangiye ntagira ku 10 ngasanga ruwe noneho ni mukecuru nta umva kereka harara akana kagikamba kama mu muhanda nibwo wavuga ngo iyi ni isugi ako subundi wowe reka mwereke wahagaze ku mafuti yawe ugakomeza ukarwana kugeza yewe ndatumuboneye nawe nyine ugakoresha imbaraga za kimuntu